n'uburebure ariko abasize. Umusore uzi kwiruka koko twakwemeye. Umusore nawe ko bisanzwe biramushimisha cyane, aramwenyura. Birangiye umusaza aramubwira ati rero umusore muto ndifuza ko hari irindi rushanwa tujyamo. Umusore abyumvishe abyumva vuba ati nta kibazo. Wa musaza nawe afata umugabo w'impumyi ndetse n'umukecuru wari ushaje ku buryo bukomeye ugendera ku kabando, arabazana begereza wa musore ati turaba mugiye gusiganwa nawe. Wa musore abibonye aratungurwa ati ndaba ese ni irushanwa cyangwa ibindi? Araseka cyane. Umusaza ati irushanwa ni iryo, mwitegure mwiruke. Wa musore n'icyizere cyinshi ajya ku murongo, kubara gatatu nk'ibisanzwe, ajya gusoza gatatu. Wa musore ageze kure, ariruka agera kuri wa murongo bari gusorezaho. Ariko igitangaje ni kimwe, uko babandi bari kwirukana nawe bari bataratura intambwe n'imwe, bari bakiri kuri wa murongo wo gutangirira. Wa musore ageze kuri wa murongo wo gusorezaho, atera amaboko hejuru, ariyamira ati nabatsinze, yikoma mu gatuza ati ndakaze. Ariko agiye guhindukira, uko bisanzwe yumva ko bagomba kumukomera amashyi nk'ibisanzwe ko yatsinze, abona nta n'umwe uhuje nawe mu nsindagiza. Biramutangaza cyane, arumirwa, atera urutambwe yegera aho umusaza aramubaza ati ese noneho bigenze bite ko nta n'umwe yagize mbona turi kumwe muri intsinzi, ko nta n'umwe wigeze uririmba, ko nta n'umwe wigeze uvuza ingoma, ko nta n'umwe wigeze ukoma amashyi kandi koko natsinze, ahubwo bigaragara ko natsinze cyane. Nabo twari kumwe mu irushanwa, nta n'umwe abasize intera nini cyane, nta n'umwe wigeze uvaho, twari no guhera. Ese ni kubera iki? Wa musaza aramureba, aramwitegereza, amwenyuramo, aramubwira ati subira mu irushanwa. Ariko noneho uko muri batatu, we n'uyu mugabo w'impumyi ndetse n'uyu mukecuru, itegeko ni uko mugomba kugirira rimwe kuri uriya murongo wo gusorezaho irushanwa. Wa musore abyumvishe ariyumvira, ariko yegera wa mukecuru ndetse na wa mugabo w'impumyi, abafata ibiganza, arabegereza, abara gatatu nk'ibisanzwe, batangira gutera udutambwe duto, bagenda gahoro cyane, gahoro ku buryo bushoboka, gahoro, igihe kigeze bagera kuri wa murongo wo gusoreza. Ubwo bageze kuri wa murongo wo gusorezaho, abantu bose bafana impande zose bari batangiye kare gukoma amashyi, ingoma bari batangiye kuzivuza, indirimbo bari batangiye kuziririmba, bari batangiye kubyina, bari batangiye gukora ibintu byinshi bigaragaza ko bishimye. Barishima ku buryo bukomeye cyane, ariko bigaragara ko byari bitandukanye na mbere. Umusore abibonye arumirwa cyane, yegera wa musaza amubaza ati ese ni kubera iki noneho mbona abantu bose impande zose bishimiye iyi ntsinzi kuri aka kanya, cyane bitandukanye na mbere. Yego mbere ni kuko bishimye, hari benshi twafatanya mu ntsinzi, ariko ntabwo ari nk'ubu ngubu.
kuko dore ndaranganya amaso hose nta n'umwe utishimiye intsinzi. Ese ni ukubera iki? Wa musaza aterura amagambo abwira uwo musore ati, umva musore muto, ubu ngubu ni gutsinze bya nyabyo muri aya marushanwa yose wakinnye, ubu nibwo watsinda. Iyi niyo bita intsinzi. Iyo niyo bita intsinzi, kubera ko ntabwo ari igitangaza gutsinda, ahubwo igitangaza ni uburyo utsinda. Gutsinda ubwabyo si igitangaza, ahubwo igitangaza ni uburyo intsinzi igeraho. Ibi byose tubibona buri munsi, aho tuba, aho tubana nabo, aho duca, impande zose turabibona. Ese ni irihe rushanwa urimo gusiganwa? Ese uri umusanziye kugera ku ntsinzi? Ese wumva koko gutsinda uba uwa mbere ari byo bihaza ibyifuzo byawe, ariko abandi basigaye inyuma? Niba wumva ko gutsinda ari byiza, biharanire. Ni koko gutsinda ni byiza, ariko se ninde muri kumwe muri iryo rushanwa? Ninde uri inyuma yawe ko intambwe ntoya muri iryo rushanwa? Ese hari impumyi ndetse n'abandi bantege nke ufashe mu biganza ubafasha kugenda, ngo hato bataza gutsikira muri urwo rugendo rw'ubuzima, ntibagere kuri wa murongo wo kurangirizaho, wo bita finishing line? Ese ni wowe gusa, abandi bose wabasize inyuma? Yewe ntabwo bararenga umutaro bavaho mwavuye mwese? Ese muri wa wundi umara kwambuka umugezi cya kiraro akagisenya kugira ngo abandi batazamuka bakamusanga iyo ari? Ese uri nde? Ese uri wa wundi umara kubona inzira ucamo ukazaca umuhanda munini n'abandi benshi bakazacamo? Ese uri nde? Ikibazo mwibaza ni iki? Ikibazo mubaza ni iki ngiki: ese ninde uri inyuma yawe mu irushanwa urimo? Reba mu mudugudu utuyemo, ese ni wowe wenyine uri mu irushanwa? Reba mu ishuri wigamo, ese ubanye gute n'abandi mu irushanwa mu ishuri? Ese ni wowe wenyine? Reba mu bucuruzi bwawe, ese irushanwa urimo gute? Reba impande zose, isuzume. Iyi nkuru ndabizi yakwigishije, hari isomo ukwiye kwiga, kuko intsinzi ni nziza, ariko igitangaza ni uko iyo ntsinzi ugeraho. Intsinzi irashimisha, ariko izashimisha biruhijeho icyo nawe n'abo mutsindanye. Nta muntu utsinda ku giti cye ari umwe, itsinda ritsindwa kuko harimo benshi barimo muri iryo tsinda. Nta tsinda ryagira uwatsinze rigizwe n'umuntu umwe. Reba mu nzira ucamo, reba ahandi ujya gufatira imodoka, uvuga wa muntu uba wicaye impande y'icyapa utabasha no kuyikura. Ese umumariye iki? Ese wigeze utekereza ko
hari ikintu wakora akava aho ngaho. Turaba abana bitwa bazenguruka mu mihanda badafite aho bataha. Ese igitekerezo ikintu wafasha? Turaba abarwayi badafite aho barwaza mu bitaro, gifata umunsi wasure. Ese ubona hari icyo wafasha? Ese ubona hari ikintu ukwiriye gukora cyangwa udakwiriye gukora? Ari rushanwa kumwe n'andi. Baravuga uti ndabizi abatubuzi babaye benshi cyane, bigatuma ugera naho nta n'umwe wumva ikibazo afite. Ese urumva ibyo ari byo? Ninde muri kumwe mwisize? Ninde muri rushanwa muri kumwe asiganwa n'andi? Nziza product turabakunda. Like, share and subscribe. Wahabwa umugisha.